Suga Basiki. Neza. Urahanye amakuru. Boss. Niki kona ubonyemo mu boss. Babisaba. None se mukozi w'Imana urajya he? Neza. Imana kandi byakoze umukozi w'Imana kandi. Ko yatuza. Umuntu Imana yaremye yakoze ku isi kuhaye akazi. Akazi. Kuko ukiza ku isi waruje kuri misiyo uzaba ugendeye uvuye ku isi birangiye. Haleluya. Utunga me kiza amen. Rero ukozi w'Imana ugiye kumesa urabona uraza kubimenya nyuma impamvu yabyo. Urabona cyakigenda gucya nubwo ubona nta Bibiliya nazanye ariko barabikemuye. Barabikemuye babiri mu ikoranabuhanga ariko no mu ikoranabuhanga cyane ibirimo ubifata uko bishaka ariko icyangombwa ni ukuri. Rero Imana ikuntumyeho. I want problems always. Imana iravuze iti weho hari akazi wari ufite oya akarupinga akazi gasaba nyine akazi ko mu biro gahembwa amafaranga menshi wenda ujye n'ahantu uba heza bityo koperative yo korora ukumva ni akazi ariko kagoranye ubundi ni ukwirwanaho mu gihe kumva akazi kagoranye ni kwa kundi ubona ibintu byacu ukabishyire kambe n'irwanda kugira mbone cyone. Rero guhera none uragucyuza ugiye kuba miliyoneri kumva noneho nakize nawe Imana ibivuga twari kumwe n'uyu muntu none natangera nkafata bijya kubyana imama wafata kiri kuko kumva byabaye niyo wakwindikisha byo wakora byose kuko akazi ugiye kubona ugiye kuyembwa magana n'imbumbe icyarimwe imbumbe byongere. Imana yadutumye muri no quartier yose iri aho twagezeyo yatugeze umuntu wese muhura ujye mu butumwa. Niyo mpamvu waje nawe uri mu Imana oya ntabwo ari wowe wenyine hari n'abandi ariko ninjye yahereyeho nyine nta kibazo. Haleluya koze cyane. Amen amen. Rero ubutumwa bwawe ndakeka ari ubu ndumva mwakomeza ahubwo nanjye oya hoya mbese urabona iki giseke twagizanye ngo tubiba tukibungana Imana yiguhaye ugomba kugushimira mu buryo bwo gushimira Imana ngiye gutangiza icyacu. Urakoze cyane. Haleluya. Haleluya ngo mugiye kumesa kumbe mu oya ni ugutanga icyacu mu buryo bwo gushimira Imana kubita n'icyatanu wagitanga ariko wagira ukashaka ukuntu washyira amafaranga nagendanye da oya icyacu ntabwo ari amafaranga gusa n'ibyo kurya nta kibazo. Ikoranabuhanga mbese nta kintu waba ufite isakasa turebe kasaki kuba telefone nayigenda urakoze cyane akungaka nta kibazo shyira aha ngaha nta kibazo. Ejo uzaba ufite smartphone butushishiramo shyiraho wowe nta kibazo kuko Imana ifiteho umugambi n'undi umugambi ukomeye cyane uretse na smartphone na tablet ushobora kuyiguha uzaba mbariza ibyanyu uzabura umva rero ugenda kwiza ariko namwe mugera guhoza kwiza oya ubutumwa bw'Imana. Haleluya. Urakoze cyane. Maone amakuru mbere cyane nimero ndabona umeze neza. Rero nujye ukomeza kujya ukoresha ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga ariko ubaye ubitse tukugezeho ubutumwa kanumva ikibagenza Imana idukuye iyo kandi arangi hakurya y'imisozi ubonye n'amaguru se bidakwiye ubwo ngubwo nyine niko bimeze.
ntabwo Yesu yigisha ntabwo yigeze bari kunkanda ngo ni Yesu uri kukubwira ngo kujye biri kugenda neza. Yesu ari kumbwira ati kugiye rwose akazi muri kugakora neza ubona nkambiye akanyenyeri ukagira ngo tujyane n'iki amaye nimero ze se nanjye igihe tumanze mu butumwa bwawe wasanga ubwo butumwa na nimero ziri kumva yukohereza amafaranga. Ubwo rero tukuzaniye ubutumwa urabizi yuko nta kibazo ubundi nangiye tuganira noneho nk'abagabo na pasiteri n'umukristo ariko ari akanyenyeri yeze rwose aha ubwo rero akanyenyeri Yesu uvuga uti Yesu ni umugabo ubwo ndi kumva vuga uti amina haleluya umva rero Imana yohereje Yona ajya kuvuga ubutumwa hakurya y'inyanja ariko Yona yanga kujyayo yohereza mwebwe oya irindi jambo shaka kukubwira nkuko nawe Imana yagukoresha noneho yanze kujyayo irabakoresha oya tuza wumve Yona atega ubwato agiye hakurya y'inyanja ageze mu nyanja n'abandi bari kumwe umuyaga urabakubita hafi no inkubi nuko mukomeze nuko rero mfite n'igihe gitangiye kwigega mu gihe vuba nuko rero Imana Imana n'umukozi w'umuhanga cyane abantu bari muri ubwo bwato baravuga ati si ibintu biri guterwa n'iki nuko bafata Yona bamujugunya mu nyanja ageze mu nyanja igifi kiramumira rero igifi kimaze kumumira aragenda amaramo iminsi 3 yose ari mu nda y'igifi uri kumva Imana irakomeye cyane ucyane uri mu mazi nangwa amaramo n'umunota nibibaho ubwo buriya tuvuga ugwe mu mazi waguma mukamara n'imiti oya Imana igufiteho ububasha wamaramo n'imyaka 100 n'ubuzima bwawe wabumaramo ariko se nari ubungubu ukona inkikumizo wamara igihe kingana iki n'amatiri wamaramo n'imyaka 100 Imana ikigufiteho ububasha ubwo rero igifi cyagiye kijya kumuruka ku nkombe nuko arangije ajya kuvuga ubutumwa aho Imana yamubwiye ajya kuvuga ubwo rero urumva yuko Imana ni umukozi w'umuhanga ndabizi nakoze cyane niyo mpamvu natwe yatwohereje ngo wumvire ijambo iyi ngiyi nkubwira cyuko Imana n'umukozi w'umuhanga iryo jambo rinkuzaniye Zogo mfite telefone kitamamagaye ngibwire nimero birazifite abakristo buzi bino minsi ntabwo bacyumva neza hari nimero zose bizifite oya Imana ivugana n'abantu binyuze mu masengesho ntabwo ivugana n'abantu binyuze kuri telefone kandi urabizi amasengesho wayatereye hari ubwo wiyiriza Imana akwiriza niyo mpamvu rero niyo mpamvu turaha gusa ibijya bishyizeho ngo bimara ikibuga nakwiye uri kumva uracyafite ikibazo nyine ikintu cyazigizagi mu bintu by'Imana ntabwo urimo neza uracyaguramye rero ubwo ngubwo ijambo nagiye kwacyumvisha hari ikibazo wakoze cyane haleluya nta kibazo kiroti ngo amen yagiye umukristo haleluya amen wakoze cyane rero twagenda mucagasheni mwigende natwe twagenda nose uzira ntabwo tukakugenda gutyo natwe nta cyacumi se ntabwo byakunda bigira ugishake jya niyo mpamvu tuba turaha ntacyo twaje n'amaguru turi kujya dutaye n'akamoto n'agasuzuki ubona twavuye iraho mu misozi yo ikure cyane abantu mukora n'Imana mukamwajya mu mwuka ikibakubita n'amababa muguruka bageza we ni kubitekereza aho ngo ntabwo twa tukiri abantu urekareke kuko turi ibindi biremwa icyo bita batafurayi urakoze cyane ni haleluya amen urumva byahinduye isura nta kintu ufite rero ngo
isakure ko ari ikintu waba ufite we nta kintu kirimo nose narebegwa ku imyenda nambaye ko imiki ariko uraturuhije birakubaho byirengera niba utabikoze irengera igendera ubwo ngubwo nimugaruka nimba ari uko hano wumva erega uriya gucya ugiye mu murongo Imana igushakamo uriya wari mu murongo Satani agushakamo akiye ngibi bibiri ukoze cyane cyo nari ifite ubundi bwo uri n'umuntu w'umugabo uri umuntu w'umugabo ariko nango natanze icyacu ariko kagasapo nako nakongera kuraka sapo yanjye namayijyanye nitwa tarapo nk'ibisanzwe wababwiye ngiye kubabwira nanjye nitwaga Basiki rero niba bakunze iyi video turasubscribe kandi kukazogera like share comment 5 kuri 5 Gabasiki Comedy.